uti bimeze nk'amashyaka gute. Ubu niba hari abantu bakundiraga Mama Lionel kuko ari umu ADEPR akaba yabasezeye, ubwo tayari. Reka mvuge nk'umunyamakuru, mvuge nk'umukristo, mvuge nk'inshuti ya Mama Lionel. Urumva ngiye kuvuga mu buryo butatu. Nk'umunyamakuru navuga ngo yari yarakerewe. N'inshuti ye kuko twakoranye umurimo w'Imana. Mama Lionel turaziranye cyane. Turaziranye pe. Guhera za 2017 twakoranye umurimo w'Imana cyane. Rero nk'inshuti ye muri ubwo buryo navuga nti ntibyari bikwiriye. Hanyuma ngiye kuvuga nk'umukristo. Nk'umukristo yagenda atagenda ni uguhungira ubwayi mukigund. Iyo ubaye mu idini nk'urishakiramo ibiryo, imyambaro, aho kuba, ushobora kuzashiduka n'abawe n'umuryango wawe mugeze ku muryango wa Gehenomu mukinjiramo neza, kuko igihe cyo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo byarakugoye kubera izihe mpamvu. Uyu munsi iyo kubera ADEPR isa nk'iri mu nsengero zaje mu Rwanda kera, uzumva abakristo bayo bavuga ngo ari amacaci ngo ni inzaduka. Sinzi niba unyumva ni inzaduka rwose niko tuzita. Uri kumva ni inzaduka, sibyo? Ariko nabo ushobora gusanga igihe binjiraga mu gihugu kubera ko hari harabanje katolike. Ubwo katolike, abakatolike babonaga ADEPR ari idini ry'iki y'inzaduka. Tuje abantu bose bakubiswe. Buriya vuze ko hari abantu mu by'umwuka baba bakwiye kurwanira ku rwego rw'umurenge. Rw'umurenge? Abandi bakarwanira ku rwego rw'akagari. Abandi bakarwanira ku rwego rw'umudugudu. Hari n'abari ku rwego rw'igihugu. Uzi inama burangiye namuha ari nk'ubishoboye yakwicara agafonda ministeri ye naye bakamuyoboka. Ubwashize twa turi kuganira ndi kuvuga kuri uyu muvandimwe witwa Theogene, yakoze ikiganiro ngo niba ari ukubenura, sibyo? Ndakubwira nibira binabakoze ni nko guhanuka hejuru, kandi ubwo iyo ahanutse ahanukana n'amashami yandi yaragize gute, yaramushamitseho. Rero abantu bose mbere y'uko ukora ikintu jya umanza urebe ngo ese ikintu nkoze biremewe mu ivugabutumwa, ko umuvugabutumwa wa ADEPR ashobora guhabwa urwandiko rusinyeho n'itorero ryo kujya kuvuga ubutumwa mu zindi nsengero zitandukanye. Biremewe. Tujya tubyemera tukohereza umuntu akajya kuvuga ubutumwa kuko icyo twavuga ko guhamagara dufite se. Tubyemera rwose itorero ryanditse risaba umuvugabutumwa runaka. Reka dutangire tubasuhuza kandi dukomeje kwihanganisha abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda muri iki gihe tukirimo cyo kwibuka ku nshuro ya 30 abacu baje jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yego. Nibihe bitoroshye abanyarwanda bari kunyuramo. Burya Robo muri iki gihe ntabwo ari biba byoroshye. Rega kubona n'uburyo bivugamo biragoye vuba. Ni ibintu bigoye. Ni ikintu kigoye, kitoroshye, gikomeye. Ariko tujye dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu. Yego. Ni revelation ya twibuke twiyubaka. Revelation nini cyane. Umuntu watekereje iki gitekerezo cyo kwibuka twiyubaka, urabizi ko bagiraga teme buri mwaka zigeze buri mwaka, ariko bagiraga teme ihinduka igahinduka. Ariko uyu munsi harimo ikintu gikomeye. Kwibuka twiyubaka. Kwibuka byonyine ni ikintu gikomeye. Yego. Kwiyubaka ni ikintu gikomeye. Kuko urumva nyuma ubuzima burakomeza. Yes. Byarabaye kandi tugomba guharanira ko bitazongera. Exactly. Ariko nanone tukibuka ko ubuzima bukomeza. Tugomba kwiyubaka birenze, kandi ntekereza ko uyu munsi aho u Rwanda rugeze n'amahanga niyo mpamvu ahora atangara. Abantu bakibaza byagenze gute mu myaka 30. Yes. Igihugu kiri mu bihugu bishininga ku isi. Yego. Abantu bakibaza uko byakozwe, ariko byose tuba dufite abatureberera, tuba dufite ubuyobozi butureberera. Yego. Imana ibayira abahaye ubwenge. Maze iminsi nkurikira speech y'abayobozi b'igihugu bavuga ko urubyiruko rufite 70% mu baturage bose bafite iki gihugu, bari muri iki gihugu. Muri ubu buryo bwo kwiyubaka, niba bacu baratabarutse
bababaye bashavuye, donc aho baruhukiye muri recompasse cyangwa se mu cyo twagakwiye kubaha nk'urubyiruko. Ukwiye kwicara ngewe nawe n'undi uwo ari we wese akavuga ngo ikivi ngiye kusa ababyeyi bacu basinziriye batuhije nzacyusa gute. Ari naho nk'abizera dushobora kubwira abajene bagiye batandukanye. Hari abo njya mbona bajya biyahura mu biyobyabwenge cyangwa se no mu bindi bikorwa bitari byiza, bagakwiye kugaruka donc kwiyubaka bikaba ari ihame muri twe, kuvuga ati mfasha ha babiri cyangwa se ha batatu, fasha ha batanu, aho umuryango wanjye ngewe wasigaye ngenyine wari kubufasha ndahafasha. Uhafashe rero ntabwo wagakwiye kujya mu biyobyabwenge, uhafashe rero ntabwo wagakwiye kujya mu butinganyi. N'urugero nanze ugomba ku buryo njya nkunda kubwira abantu ko abantu bacu basinziriye, icyo tutabasha kubabona ni ukubabona physically, ariko mu isi y'umwuka aba bantu turi kumwe. Kubababaza rero ni ikibazo. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ndabyumva nagukurikiye. Kubabaza umubyeyi wawe wasinziriye donc utiyubaka mu buryo runaka ni ikibazo. Wagakwiye kuvuga ati nibura mubera hatagize gute atari, nicyo bita kwiyubaka, ariko ukanamwibuka, kuko umuntu utibuka ahantu yavuye ntabwo ahantu ari kujya yahagira gute yahamenya. Ngo utamenye yava ntamenye yajya. Imwe mu mbaraga zitsinda Satani, imwe mu mbaraga zitsinda Satani ni ukumutsindisha ahashize, ukamwereka ko aho uri kujya hafite impamvu yo kuhajya. Sinzi n'unyumva neza. Donc aho ugiye hafite impamvu yo kuhajya, ukamutsindisha ahagize gute ahashize. Rero turi mu bihe bikoye bikomeye, ariko twibuke twiyubaka. Nzi ko Imana nayo iri kumwe natwe cyane rwose. Oya rwose umunyarwanda yavuze neza ngo utamenye yava ntamenye yajya. Yes. Tutigiye ku mateka yacu nyine. Yego. Ntago ayo mateka nyine agomba kudutera imbaraga zo kumenya ngo u Rwanda rw'ejo turarutegura gute. Yego. Turarutegura mu buhe buryo? Fata urugero nkanjye mu musanzu wo kwiyubaka. Iyi minsi ko ari 7 nafashe amasengesho y'iminsi 6 nsengera igihugu cyacu, kugira ngo Imana igishyigikire, igikomeze abayobozi donc fata umwanya wo gusenga nabati Imana twibuke twiyubaka, kuko buryo abantu bari kumwe n'Imana bagera kure. Yego. Kandi twizeye ko Imana iri mu ruhande rwacu. Yego. Nta kizatuma tutagera kuri byinshi. Imana iri kumwe natwe. Yego. Aha Roba, wenda uretse ibihe byo kwibuka ahandi rero mumeze mute? Jewe n'umuryango tumeze neza, turashima Imana. Nta gikuba kidasanzwe cyacitse, kandi niyo cyabamo. Dawidi yaririmbye Zaburi nkunda, aravanga ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ubwo rero njye nda amahoro, nakubwiye ko mba nda amahoro, yaba ndwaye yaba ndi muzima, situation y'ubuzima bwose naba ndimo mba nda amahoro. Yego. Reka dukomeze n'ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Ntago kubuzima burakomeza nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma y'ibyo byose twavugaga. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuze kuganira ku nkuru nabonye kuri social media cyangwa kuri YouTube y'umuvugabutumwa uzwi hano cyane mu gihugu witwa Mama Lionel. Yego. Avuga ko yasezeye mu itorero rya ADEPR. Yaravuze ati ngewe nasezeye muri ADEPR, ariko ADEPR ntiyamvuyemo. Niyo mvugo yakoresheje, ariko abantu bakibaza se, ngira ngo yanatangaje itorero yagiyemo hara Kimisagara, ngira ngo niyo ntibeshye niba ari Christian Family Church like that, ibintu nk'ibyo biri hafi aho ngaho. Avuga ati niho nerekeje. Ese ku bwawe urabona igihe cyayo kigeze ko Mama Lionel asezera mu itorero nka ADEPR, yara ariho twamumenye ari umuvugabutumwa ukomeye? Hari igihe mugenzi wawe kubaza ikibazo kumva kirakomeye, ubundi ako kaki ushyizemo ngo ku bwawe niko gakomeye cyane. Reka mvuge nk'umunyamakuru, mvuge nk'umukristo, mvuge nk'inshuti ya Mama Lionel.
urumva ngiye kuvuga mu buryo butatu. Nk'umunyamakuru navuga ngo yari yarakerewe, n'inshuti ye kuko twakoranye umurimo w'Imana. Navuga ngo ntabwo personally musanzwe muziranye. Muri turaziranye cyane, turaziranye pe, guhera za 2017 twakoranye umurimo w'Imana cyane. Rero nk'inshuti ye muri ubwo buryo navuga nti ntibyari bikwiriye. Hanyuma ngiye kuvuga nk'umukristo, nk'umukristo ubwo ngezemo hagati. Urumva navuze nk'umunyamakuru ni ahubwo yari yatinze, nk'inshuti ye mvuze ko bitari bikwiriye. Noneho nk'umukristo reka mvuge yagenda atagenda ni uguhungira ubwayi mukigund. Ubwo mbivuze sinzi ni uburyo butatu mvuzemo ubwumvishije. Nk'umunyamakuru yari yaratinze, nk'inshuti yawe ntibyari ngombwa. Yego. Nk'umukristo nuguhungira ubwayi mukigund. Duhere ku cyambere nk'umunyamakuru. Impamvu bivuze nk'umunyamakuru n'ubundi twagiye tubona ivugabutumwa yagiye akorera out ya ADEPR, sibyo? Donc mu macoces agiye atandukanye. Rero uyu munsi kubwira abantu ngo yasezeye muri ADEPR, n'ubundi image yo muri social media yo mu itangazamakuru tumuziho ntago bamuzi muri ADEPR. Ntago bamuzi muri ADEPR. Okay, bamuzi muri ADEPR ariko nande horo ya ADEPR. Jango Mama Lionel namenyekanye cyane nk'igifare ejo bundi kwa Poso Mignone. Na mbere yarazwi cyane ariko azwi na societe ya ADEPR. Ariko societe ya nyuma ya ADEPR inyishi mumenye ejo bundi kwa Poso Mignone n'izindi churches. No muzindi churches yes. N'izindi churches zigiye zitandukanye. Ubwo rero ku buryo bw'itangazamakuru yarakerewe, donc yagiye kera, ahubwo uyu munsi nibwo yagize guteye bitanga. Hanyuma sinzi niba aho ngaho wenda ari ikindi wambazaho. Weho birumvikana kubwo uravuga nk'umunyamakuru yari yaragiye kera, ahubwo yari yatinze kubitangaza. Yes. Kuko ruvanga ivuga butumwa ryinshi yarikoreraga hanze ya ADEPR kurenza ko yarikoreraga muri ADEPR. Yego. Hanyuma ubwo twinjiye nk'umukristo noneho. Nk'inshuti yawe. Reka mere nk'umukristo. Yewe ndi umukristo w'itorero rya ADEPR. Sibyo? Oya ndi umuyoboke w'itorero rya ADEPR. Ahubwo nkaba umukristo w'itorero rya Kristo. Yego. Sibyo? Ubwo ngiye kuvuga nk'umuyoboke w'itorero rya ADEPR. Ari ikintu mbona kigiye kuzarimbuza abantu benshi. Ibiryo, imyambaro, amazu. Ibiryo, imyambaro, amazu. Abantu benshi babitayeho imbaraga babishaka kurenza uko bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo. Hanyuma rero mu kubishaka babishakira henshi hatandukanye. Hari ababishakira mu madini, hari n'ababishakira mu buzima busanzwe. Uze kunyumva neza. Iyo ubaye mu idini nk'urishakiramo ibiryo, imyambaro, aho kuba, ushobora kuzashiduka n'abawe n'umuryango wawe mugeze ku muryango wa Gehenomu mukinjiramo neza, kuko igihe cyo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabyo byarakugoye kubera izihe mpamvu. Idini mu biganiro tujye dukorana, ubwo nakubwiye ngo ngiye kuzajya ngarura ibyo twagiye dukorana kugira ngo abadukurikiye niba bataranabyumvishe babyumve. Nakubwiye ko idini ari gari ya moshi iri mu rugendo ijya kurimbuka, kandi abantu bari muri iyo gari ya moshi ni ubwoko bw'Imana, sibyo? Iyo ukinguye umuryango rero ukarisohokamo ukinjira mu bwami bw'Imana, uba ubaye umwana w'Imana. Sinzi niba unyumva neza. Uburyo bwo gusohoka mu idini uva mu rindi, idini rigira administration. Ndaza kuvugisha umuvugizi mubaze ese umuntu uvuye muri ADEPR akajya kuvuga ubutumwa ahandi, birashoboka ko nk'uko Mama Lionel yabitangaje bamuha icyemezo. Bivugiye iki? Uyu munsi
abakristo abantu ba Kristo Mm. yabahaye pasiporo iri eternel. Yaravuze ngo mugende mu mahanga yose. mu mahanga yose. Iyo si pasiporo evo. Yego. Ako se ubu najya ku kibuga cy'indege nkavuga ngo ufite pasiporo ya Kristo. Oya, ibyo ntibibaho. Ibyo bibaho? Ibyo ntibibaho rwose. Nkahita njye i Kanombe nkavuga ati ko mu ndeba bafite tike mumwatishirize tike wenda ngiye Dar es Salaam kuko dufite ijambo rivuga ngo mugende mu mahanga yose. Rero kugira ngo ubashe gufunctiona ni ukugira ahantu barizwa nka ADEPR, Zion Temple, Restoration n'ahandi hantu hose. Ariko agakika imbere wagakwiye kuba ubarizwa muri ibyo ariko uri umwana w'Imana. Rero kwimuka navuze ngo ahungiye Ubwayi mu Kigunda, niho navuze nk'umukristo cyangwa se umuyoboke wa ADEPR. Na Christian Family Church nta na ADEPR, nta na Zion, nta na Restoration. Aho wajya hose ugera ugasanga hari icyo bita administration, kandi administration iba yubatse irimo abantu, kandi mu bantu bagira icyo bita ukuboko kw'iburyo bakagira n'ukuboko kw'ibumoso. Uko nguko ibintu bishobora kuba bitumye Mama Lionel avuga ngo nsezeye muri ADEPR. No muri Christian Church nagira azasanga biparitsemo bimeze nka gute. None se niba afite umushumba mukuru w'itorero, ntasize se undi mushumba mukuru w'itorero. Kamfata urugero rwafi iki kintu impamvu nyitinzeho uraza kumva impamvu yacyo, nagiye nyura kure kugira ngo abantu banyumve neza. Uhereye mu church ari ancien hano mu gihugu, ugahera no mu yavuka amashyashya, uko iyavuka azavuga ati tugiye gukora reforme. Siko bimeze? Uyu munsi iyo kubera ADEPR isa nk'iri mu nsengero zaje mu Rwanda kera, uzumva abakristo bayo bavuga ngo ari amacaci ngo ni inzaduka. Sinzi ni unyumva ni inzaduka rwose niko tuzita. Uri kumva? Ni inzaduka. Sibyo? Ariko nabo ushobora gusanga igihe binjiraga mu gihugu kubera ko hari harabanje katolike. Ubwo katolike abakatolike babonaga ADEPR ari idini ry'inzaduka. Tuje abantu bose bakubiswe. Bakamenwaho amazi kubera kujya gusengera iki? Guta itorero ryacu. Guta itorero ryacu bakajya gusengera mu ntuza mu basazi. Niko babakubitaga bavuga ngenzi marume witwa Samvura yarabacaniraga uri kumva akabacapa neza ngo bataye gakondo yabo bagiye mu basazi. Kuva isi yaremwe niko bimera, kandi ntangariza abantu badukurikiye b'abakatolike mwibuke neza abasaza mudukurikiye babazanira ibingibi. Harimo n'abami bavugaga ati sha irarora sinzasenga ngewe rwose barabari abantu, ubwo babaga badutse. Uyu munsi hari itsinda ryitwa abanyabuntu, sinzi niba urizi. Ndabazi. Uyu munsi bafite intambara z'uko badutse, sibyo? Nibwo bakiza, uri kumva? Nibwo bakiza? Nibwo bakimenyekana. Bashobora kuba barariko bakimenyekana. Baje kera ariko kuza ko bashobora kuba bamaze igihe kinini. Aha, reforme zabo nibwo zitangiye kuza. Sibyo? Nubo bari kwaduka, bitwa ngo ko bari kwaduka. Iyo haje ikintu gishya kiba kigize gute cyadutse. Sinzi n'unyumva neza. Buriya kimwe mu bintu byatumye Yesu bamubamba ni ukwaduka. Aho bajyaga bose bavuga ngo hadutse abantu ba Kristo. Mu bintu bajyaga bamurega bamushakamo banayibaga mu mategeko ya Mose. Bakavuga ngo ese nta kintu kijyanye n'itegeko rya Mose yagize gute yangije. Rero idini ryose aho riva rikagera ritangira riri muri reforme, uri kumva? Mama Lionel afite ibintu byamucumuje muri ADEPR yumva ashaka kureka, ariko no muri Christian Family Church nakubwiye ngo ahagiye arasanga byicaye biparitse, uri kumva? Nta kintu yabihungiraho. Ese ntashobora kuba yaravuye muri ADEPR atari uko hari ibyo yahanengaga, kuko ntabwo nagigana nabashe kugikurikira cyose. Ariko se ntashobora kuhava atari uko hari ibyo yahanenga, ahubwo avuga ati wenda ndimutse reka nimuke ngiye gukora umurimo hari. Ubwo nyine naringeze uyu munsi ushaka kuvuga uti nayino Kimironko ariko ndimutse ngiye gutura Kabuga. Ubwo aho icyo kibazo uri kumaza kigeze mu bushuti. Sibyo? Nahereye mu buyoboke, sibyo? Nari mvuze ngo ahagiye hose ni bimwe nta kintu bitwaye. Noneho reka tujye mu bushuti. Sibyo? Twinjire mu bushuti. Mu bushuti rero niho ndaza gukoresha umunsi umwe twari turi mu giterane ano kuri ADEPR Ndera. Yego. Uri kumva?
nateguye konseri yo gushima Imana. Icyo gihe niwe wabwirijemo, sinzabyibagirwa, wabwirije ijambo rivuga ngo igitego. Igitego yabwirizaga ari kogeza akavuga ati ejo bundi Imana idukiza, icyo si igitego, ati go, sibyo? Icyo gihe vuba nkubwije ukuri, nishyuye abahanzi bande yose ku mafaranga yanjye, nishyura umuvugabutumwa wa mu gitondo n'uwa nyuma ya saa sita. Icyo gihe ari Pascal barakagira bwije mu gitondo, Mama Lionel après-midi, bari bagezweho icyo gihe, sibyo? Nishyura abaririmbyi turakorana tubigendana, nishyura aba MC. Icyo gihe yari MC Theo wa Noza wa Agape TV. Donc iryo tsinda ryose icyo gihe ndumva nibuka narakoresha amafaranga agera mu 500. Tumaze kubwiriza urukumva, habaho igihe cyo gufasha donc kusapotinga, kuko nari umuhanzi indirimbo. Icyo iteraniro ryari ryuzuye, ari abahanzi benshi, ari abahanzi batewe bose babireba, batasiye Tusi, bagira amahoro Claudine, urukumva bana abahanzi benshi, sibyo? Donc ari igiterane abakristo bakubise buzuye. Hanyuma rero habaho igihe cyo gufasha umuhanzi, ntibatuye amafaranga sabaye menshi. Icyo gihe na Stella yarahari, Imana ishimwe, uyu muhanzi sabaye menshi ahita ajya gukorwa inama inyuma rwijwe, sibyo? Bataye amafaranga agomba kugira gute kuza. Haza umuntu uvuga akaza he mu itorero, uri kumva? Ubwo nageze mu bushuti kugira ngo nkubwire ko hari ibindi bintu abantu bakwiye kurenga imbibi, sibyo? Uyu mubyeyi haza noneho muri babandi bagiye gukora inama, ahita hazamo message uwo mwanya tuyicaye, bwataye amafaranga nimutayata arariwe. Sinzi niba uri kunyumva neza. Yari ibasi yuzuye neza, kuko ndibuka icyo gihe bateye ibihumbi bigera muri 960 n'amadeni ya 1.5 million, sibyo? Uyu mubyeyi ahita afata sharupe Mama Lionel na mugenzi we, agataba rero aba bantu tubanye igihe tubigendana, bo bagiye kuguhohotera mwa mwana we, sibyo? Kandi aya ngaya yararaye kugusapotinga. Urumva mvuze mu bushuti, byanze bikunze nk'umuntu umaze igihe mu itorero, warumbaje ngo none yaba arivuyemo nabya nenzemo, nk'umuntu uri mazemo igihe, sibyo? Ntibibaho. Niba hari ahantu hakomeretse umuntu akongera akamukandagira ku wa mbere, ariko niba ari n'ahantu homora umuntu hakamwomora akongera akamwomora ku wa mbere, naha ngaha muri iri torero niwaribamo imyaka irenga 5. Roba ntago ndi kwemerera. Wishaka kuvuga ko ari muri ADEPR, ni muri n'ahantu hose, ni muri societe yose, ubwo nyine muri community yose. Usubiye nkandimo hagati navuze nk'umuyoboke, sibyo? Societe niyo mpamvu namubwiye ngo muri Christian Family Church azagera hasangeyo abantu, naho muri ADEPR avuyemo azagera hasange iki abantu, naho hari abantu. Rero navuze ngo nkanjye nibyari ngombwa, sinzi niba wibuka nangira, navuze ngo nk'inshuti ye ntibyari ngombwa, kubera izihe mpamvu. Aha muri iri torero si we wenyine wari komerekeyemo, si we wenyine wari huriyemo n'intambara. Ni urugamba, simaze iminsi ndwana urugamba rw'itorero ku Murindi, sibyo? Ntago nibibaho kuko naho agiye ashobora kuhasanga intambara ziruta izo zaho yari bamwiteguye, kuko byanze bikunze ni umuvugabutumwa mwiza uzi kubwiriza. Mama Lionel aravuga tujye twemerana, narakubwiye ngiye iyo umuntu azi kuvuga ujye wemera. Ngiye umuntu bavuze ko ari igifara, bari igifara. Ni umwana w'Ibutare rwose arakubita ijambo kandi ukumva rigeze kuri. Aha rero agiye, hari abandi bajyaga bavuga ataraza. Uyu munsi bamwiteguye, baravuga ati byanze bikunze agiye kudukura ko adukuye ku ibere no ku gatute. Sinzi ni munyumva neza. Rero niyo mpamvu nabwiye nti byari ngombwa mu bushuti bwanjye nawe. Aha agiye ubu hari abamwiteguye, sibyo? Ubu hari abamwiteguye 100%, sibyo? Bavuga ati uyu mugore uri kumva. Rero tukwiye gushikama, cyo koze ikintu nkunda kubwira abantu, nanamubwire nk'inshuti, najya ajya kurwana urugamba, ajya areba urw'ingenzi, urutare rw'ingenzi aruharira abangana narwo. Buriya evozi ko hari abantu mu by'umwuka baba bakwiye kurwanira ku rwego rw'umurenge, abandi bakarwana ku rwego rw'akagari, abandi bakarwana ku rwego rw'umudugudu,
hari n'abari ku rwego rw'igihugu uzi inama burangiye namuha ari nk'ubishoboye yakwicara agafonda minisiteri ye nawe bakamuyoboka ushobora gusanga ahubwo wenda hagiye baramuhayemo shares byashoboka aho byaba ari byiza kandi navuze ngo nk'inshuti sinzi niba turi bubyite shares ariko nyine ubwo baramuhaye ijambo cyangwa se na income irinjira mu mbaraga ze yatakaje kuko aba bavandimwe bagiye batakariza imbaraga nyinshi cyane muri rivuga butumwa sibyo ari naho ndaza kugaruka kuri conclusion y'iki kiganiro uri kumva niba ahagiye abona ariho hari income mu biryo mu myambaro mu aho kuba sibyo ne twaba tuvuze ko ari ubucuruzi ko bibaye ubucuruzi navuze income ishobora no kuba mu buryo bw'umwuka okay sibyo income ni ibintu byinshi cyane kuronka inama kuronka iki uri kumva icyo namubwira nabwira ngo urugendo ruhire gusa noneho ibi bintu rero by'amadini bimeze nk'amashyaka sibyo bimeze nk'amashyaka gute ubu niba hari abantu bakundiraga Mama Lionel kuko ari umu ADEPR akaba yabasezeye ubwo tayari ariko bashobora no kumukurikira nyine niho njye ariko kuko bimeze nk'amashyaka hari n'abashobora no kumukurikira ko batahana agiye natwe tugize gute twagukundaga turajyana nawe ari mpamvu njya nkunda kubwira abantu bambaye umwambaro w'ivuga butumwa nimujya gukora ibintu runaka mujye mubitekerezaho inshuro ebyiri mufite abantu babizereramo uri kumva babakunda banabakurikira bababoneramo ubuntu bw'Imana sibyo ubwashize twa turi kuganira ndi kuvuga kuri uyu muvandimwe witwa Theogene yakoze ikiganiro ngo niba ari ukubenura sibyo ndakubwira ni biriya binabakoze ni nko guhanuka hejuru kandi ubwo iyo ahanutse ahanukana n'amashami yandi yaragize gute yaramushamitseho rero abantu bose mbere y'uko ukora ikintu jya umanza urebe ngo ese ikintu nkoze gifite umumaro mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri numva aricyo nababwira hanyuma tubereyeho gutanga ibitekerezo iyo turi hano mu itangazamakuru urabizi umumaro w'itangazamakuru ni 3 ni uguha abantu amakuru no kubigisha no kubamenyesha sibyo nka secteur ya 4 hari igihe tujya dutanga ibitekerezo urabizi muri gospel valley igihe dutanga igitekerezo n'inzego za leta zikagira gute zikagikoresha bakaba bagikoresha ndumva nshaka gutanga igitekerezo noneho ku itorero cyangwa se ku madini amadini hari ama mistake menshi agenda akora amakosa mbega azaye ikosore hari ikintu bita capacity and degree sibyo yego ikintu numva nababwira brevo hari abantu benshi bafite capacity yo kubwiriza uri kumva bafite na capacity yo kuba bakora imirimo itorero donc abantu bakababoneramo imirimo y'Imana sibyo rimwe na rimwe ubwo bushobozi amadini menshi akabujugunya akirebera ku cyo bita degree iyo tuvuga degree ishingira ku bintu byinshi cyane ishobora gushingira ku mafaranga sibyo igashingira ku mashuri ariko ya capacity y'aba bantu bafite ubushobozi bwo kubwiriza abantu donc gukora umurimo ugasanga niba ari na responsabilité zitanzwe uri kumva nizihawe abo bantu mu rwego rwo kubajira ari nabo bagumya bateza ibibazo ati mvuye ahangize gute uri kumva nk'ubu ndahamya neza nk'uyu mubyeyi yabaza ko afite responsabilité runaka mu gihe yakoze mwarimu w'umudugudu se cyangwa n'iki n'urugero nanze sibyo ashobora kuba atari kuhita akora nk'iki ngiki ariko roba uyu munsi ashobora kuba agiye hariya wenda baramubwiye bati turahita tukwimuka ube pasiteri ADEPR ntabwo ashobora kuzaba pasiteri nibyo nyine niyo dutanga ibitekerezo hano ndi gutanga ibitekerezo ubwo n'ubwo ngo niba baza kureba kuri capacity bicare barebe ngo pasiteri turagira pasiteri ni urugero nguhaye sinzi niba uri kunyumva neza ndagukurikiye donc uyu muntu nta zindi nshingano twamuha zituma nibura n'ubu bushobozi afite tugumya kubukenera ariko nanone twibaza iki kintu ntushobora gusanga uyu muntu hari inshingano hano ukavuga uti uramutse unazimuhaye yego reka twemere ko dushobora kuzimuha ariko ukabona ntari buzikore nk'uko bikwiriye kandi wenda ahandi ashobora kujya akanazikora neza iki gihe iyo agiye nk'uko nguko agiye kugenda ntabwo agiye muri hosansi yo kunanirwa inshingano sinzi niba unyumva neza ahubwo nk'uko uri kubivuga ashobora kuba agiye muri sansi yo guhabwa inshingano wanyumvishije
uyu munsi ushobora kwicara wenda na ADEPR niyemera abadamu ko baba pasiteri ariko ishobora gushyiraho poste zitari pastorale sibyo ariko abarimu abarimu b'uyu munsi n'abadamu baba barimu ushobora no gushyiraho umujyanama mukuru w'itorero sibyo ku mudugudu runaka cyangwa kuri paruwasi runaka gashyiraho umujyanama runaka mukuru nisi umudamu ntabwo yajya inama mu murimo turi gutanga igitekerezo sibyo ati wenda hari abajyanama bakuru muri muzizi inshingano nk'uko leta yicara ikavuga ati mbo mu nshingano za leta igitsina gore kiba gifite wenda ijanisha iri niri no mu nshingano z'idini kuko zigira administration zikavuga ati hari abantu bafite ubushobozi evo ntabwo iki kibazo ari Mama Lionel ugifite kandi uraza kubona ibiganiro byinshi biraza gukorwa kuri uyu mubyeyi nuko ari bari buturitse hari n'abandi benshi bavuga butumwa uri kumva benshi hajya gutangwa nka responsabilité uri kumva z'ubuyobozi mu itorero ugasanga hatanzwe wa muntu udafite na capacity udafite na wenda degree yakaba yifite ariko adafite capacity donc iri bagage yo kuba yakora uyu murimo sinzi n'uburi kunyumva neza swati hajemo ikimenyane hajemo nubwo ibyo bintu bitabura mu bantu ariko hakwiye ko niba bagiye nko kwimika abarimu sibyo n'urugero nanze bagiye kwimika abantu bashobora gufashanya n'umushumba ku rusengero bagira uruhare mu guha abakristo bavuga ati dufite abantu batatu sibyo muri aba bantu batatu mudutoreremo umuntu uri kumva ushobora kudufasha iki umurimo noneho babagenerwa bikorwa kuko aribo bazi wa muntu ubaba hafi n'umuntu ufite ubushobozi bwo gukora umurimo ngenza ahantu hamwe bafashe umuntu bahita bamugira mwarimu kuko bazi ko afite amafaranga kuko ari umuyobozi mu by'inzego z'ibanze akajya ahagarara imbere y'abakristo ngo baturage bene data nikumva donc ugasanga biramucitse kandi dufite ba bantu bazi kuyobora umurimo uko bigize gute bikwiriye rero nabonera muri angere y'uburyo butatu niba agiye ahajya ari umurimo w'Imana agiye gukora koko komutene amahirwe masa sibyo yego bwa busabane na bwa bushuti naho buranekorera sibyo ariko nanone niba ari mu nyungu z'ubuzima busanzwe na ADEPR na Christian Church niba byose ni bimwe urugamba zarwanirayo ni rumwe ese roba natyaza amabavu mashya kubw'imihini mishya se wa mugani tugarutse no ku kintu mvuze mu kanya ntushaka gusanga Mama Lionel agiye kuba pasiteri buriya tuzamenya amakuru gake gake abaye pasiteri wabyakira gute nk'inshuti ye wabyakira gute nk'inshuti ye wenda yajya nyera agatuti nkajya kwivugira ubutumwa niyo cyaba kigushimishije none se ko Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose ubwo nayo mahanga twaba tubonye aho twoherezwa batari butubaze n'ibintu byinshi cyane bivuze ko ahandi bakunye agatuti bivuze ko ahandi bakakwimye ubuse niwakamanya no kwisezerano n'ukuri hari aho tujya bakakatwimana naho bakaduha kandi Bibiliya irabitwemerera iravuga ngo nimujya mu kirorero kimwe bakabumva muzagumeyo niba tabumva bakabahahana muzarinde murangiza imidugudu yose Yesu ataragaruka roba ubundi tubansanzwe tumenyereye ko cyangwa se uko tubizi uko tubyumva bigoye akenshi ko umuvugabutumwa umuntu uvuye muri ADEPR ahabwa uburenganzira ngo ajye mu rindi torero yego kuko sinzi niba bijya bibaho ariko numvise Mama Lionel avuga ati njyewe itorero ryampaye uburenganzira impapuro ndaziryamanye yego zo kujya gukorera umurimo ahandi ese koko ubundi muri ADEPR biremewe ko umuvugabutumwa cyangwa se undi muntu ugiye mu rindi torero bamuha recommandation akagenda urakoze nigeze kubaza umupolisi umwe sinzi ibintu nari ndi kumubaza nyine bijyanye n'itangazamakuru arambwira ati dufite umuvugizi nanjye rero icyo kintu mbajije dufite umuvugizi akamuguhamagarire mukubareza umbabarire sinjye uvugira ADEPR Oui, mushumba mwaramutse neza. Nitwa Robert. Yego. Ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa ISEZERANO TV. Yego. Ndetse n'icyitwa Yada TV. Yego. Nari mbahamagaye ni ikibazo numva nshaka kubabaza nk'umuvugizi. Yego. Ni ikiganiro nari nabonye cy'umuvugabutumwa witwa Mama Lionel.
witwa nde? njye nitwa Robert Prince Robert Umuvuga ko witwa nde? Evangeliste Mama Lionel. Mm. Amazina ye yitwa Nyirabagenzi Alice. Avuga ko yasezeye mu itorero rya ADEPR, ariko igitumye nifuza kubahamagara nk'umuvugizi ni imvugo yakoresheje, nagira ngo mbasobanuze wenda n'abadukurikiye bisobanukirwe. Yavuze ati mfite inyandiko ziriho n'umukono w'itorero ko nemerewe kujya gukora umurimo w'ivugabutumwa mu zindi churches cyangwa se mu zindi nsengero zitari izi ADEPR. Ikibazo nibaza, biremewe mu ivugabutumwa ko umuvugabutumwa wa ADEPR ashobora guhabwa urwandiko rusinyeho n'itorero ryo kujya kuvuga ubutumwa mu zindi nsengero zitandukanye? Biremewe ku buryo yagenda agakorerayo umurimo. cyane biremewe ko twakwemererwa aho umuntu uburenganzira bwo kujya kuvuga ubutumwa muri itorero. Yego. Ariko uvuze si ndumva nta amazina ye uvuze ko yitwa Nyirabagenzi Alice cyangwa se bakunda kumwita Mama Lionel. Cyangwa ibyo umuntu yabanza akabireba neza, ndumva mu bantu twohereje bahaye uruhushya rwo kujya kuvuga. Iyo twohereje umuntu kujya kuvuga ubutumwa muri iri torero, Yego. twamuhejemo biba bizwi. Yego. N'ibyo tubizi nyine ibyo yagiyemo kuvuga mu butumwa n'igihe azamarayo. Yego. Mbega n'umurimo utwara uwuhe. Ariko ndabanza nkurikirane muri byo we yavuze ari biki. Yego. Ndumva mu bantu bohereje kujya kuvuga ubutumwa. Bisaba iki se kugira ngo umuntu donc abyemererwe? Hari igihe bisaba ko ari iryo torero ryandika ari bimusaba. Yego. Bikerekana icyo bamushakira n'ubutumwa bashaka ajya kubafashamo mu buhe. Yego. Bikiga n'inzego z'itorero iyo zibyemereje umushumba mukuru amuhereza uburenganzira mu buryo bwanditse. Mbega icya mbere ni uko bishoboka ni uko byemewe, ahubwo ikibazo ni uko umuntu ashobora kuvuga ko yabihawe atabihawe. Okay. Dukunda kubona abavugabutumwa benshi bagiye batandukanye, rimwe na rimwe bajya no mu bitaramo biri hanze y'itorero nko muri Bekare n'ahandi. Biriya nabyo bisaba ko bisabira uburenganzira. Hari ibitaramo bitari byateguwe n'itorero kandi byateguwe ku bufatanye n'itorero. Yego. Abantu kujya kubikora mu ivugabutumwa bisaba ko nyine bagenda bafite ubwo burenganzira bwo gucamo mu nzego zemewe n'itorero. Okay. Itorero rindi ribisabye se bwo rigasaba ubuyobozi, biremewe ko umuntu yajyayo? Iyo babisabye tujya tubyemera tukohereza umuntu akajya kuvuga ubutumwa kuko icyo twavuga ko ubuhamagara dufite se. Tubyemera rwose itorero ryanditse risaba umuvugabutumwa runaka. Iyo nta zindi gahunda zindi zatuma bidakunda. Yego. Umushumba mukuru amuhaye n'uburenganzira bwo kujya muri iryo torero rindi kujya kuvuga ubutumwa. Okay, exactly. Ni ukuri murakoze mushumba, kandi nishimiye uburyo mutwakiriye. Murakoze cyane. Ibihe byiza kandi mukomere. Hanyuma siwumvishe ibyo umuvugizi ambwiye se? Birashoboka rwose ko umuvugabutumwa cyangwa se undi muntu runaka yahabwa rekomandasiyo akajya kuvuga ivugabutumwa mu zindi sengero cyangwa se mu zindi church, memo no hanze y'igihugu, akagenda nk'umumisiyoneri. Ubwo rero Mama Lionel niba afite ibyangombwa ko mutere, urumva ni byiza. Agiye nk'imfura nk'inyangamugayo. Yego. Ndakeka harashobora kuzajya nagaruka mu rugo bakamwakira bisanzwe. Ariko byaba ari n'ikintu cyiza. Ambwiye ko atabizi neza ko ashobora kuza kureba mu bo yumva atekereza ariko uko biri kose ntago kuva byemewe. Yego. Na Mama Lionel akaba avuga ko ubwo burenganzira yabuhawe, ntekereza ko ubwo koko yarabuhawe cyane ko itorero ribyemera. Yego, anakuyeho n'urujijo. Hari abantu najyaga mbona hano basakuza ngo ntago tubona uburenganzira bwo kujya kuvuga ubutumwa mu bindi biteramo. Yego, urumva nanjye nicyo najyaga nibaza, nicyo nacyatumye nibaza icyo kibazo. Yego. Kuko hari abajya bavuga ko ngo
batemererwa kujya kuvuga ubutumwa ahandi. oya nuko baba batanyuze mu nzira iri administrative Yego. bakimushya ahubwo tubonereho n'abari nanone tugaruke tubonereho n'abapasiteri. hari abapasiteri b'imbogamizi cyangwa inzitizi zo gufasha abantu kujya kuvuga ubutumwa bwiza ariko biremewe rwose kuza ukaka icyemezo. Urumva ko umuvugizi yabikuye urujijo akuyeho urujijo. ahubwo dushimira umuvugizi rwose. oya nukuri kandi umubyeyi ubona ko akora neza. Yego. aha Roba ngira ngo urumva twasoreza aho ngaho. Yego. Keretse niba hari ubundi butumwa wumva ushaka guha Mama Lionel cyangwa se abamukunda. oya nimba ndabufite ndamuhamagara kuri telefone bisanzwe si ngombwa kuri ahubwo numva nabwira abantu dukanura amaso hejuru yo gushaka imyambaro, hejuru yo gushaka ibiryo, hejuru yo gushaka amazu tubamo, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa Evo, hato tutazasigara turimbukijwe n'ibi bintu n'abana bacu tukabashorayo kuko ari byo twashyizeho umwete wo gushaka. Twibuke gushaka ubwami bw'Imana. Ndumva aricyo nasoza mbabwira. Yego. Reka dushime n'abadukurikiye kandi dukomeze twihanganisha abanyarwanda. Yego. Twibuke twiyubaka.